turindane tugereyo amahoro. Mu gihe ubonye icyapa kikumenyesha inzira y'umunyamaguru, ugomba gukomeza witonze witegura guhagarara. Igihe usanze umunyamaguru ahagaze ku nzira ye arindiriye kwambuka, hagarara umureke yambuke umuhanda nta kimenyetso na kimwe umuhaye, ukuboko, ihoni cyangwa se amatara. Ibwirize guhagarara umureke yambuke. Ikindi, musigire metero imwe hagati y'ikinyabiziga cyawe n'inzira ze kugira ngo yambuke umuhanda adafite ubwoba. Umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira abagendwa agomba gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere kugira ngo uw'imbere nafata feri itunguranye utamugonga. Musigire byibura metero 5, ariko igasiti kavuga ko usiga byibura umwanya uhagije igihe ubasha kureba ikiziga cy'ikinyabiziga kikuri imbere. Iyo ugiye kunyurana ibumoso, zirikana kubikorera ibumoso, ubikorera iburyo mu gihe ugiye kunyurwaho ibumoso agiye ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kunyuranaho ibumoso, bikorera ibumoso, ubikorera iburyo mu gihe uwo ugiye kunyura ibumoso nawe agiye ibumoso. Ikindi, mu gihe umunyuzeho ibuka kugaruka iburyo bwawe, wirinde kuguma ibumoso bw'umuhanda, birabujijwe. Abamotari, iyo ugenda mu nzira nyabagendwa utegetswe kubaha amategeko agenga ikinyabiziga cyawe. Ubujijwe kugenda hagati y'inyabiziga mu buryo gukata iburyo n'ibumoso bitunguranye. Bitegure kandi wibuke gukoresha amatara ndangacyerekezo. Gerayo amahoro, turindane. Menya ubuzima bwawe ndetse ubimenye n'ubwanjye, turindane.